Dore impamvu dukwiye kubanza gushyira imbere ubucuti mbere yo kwinjira mu rukundo. Icya mbere, bituma umenya imyitwarire ndetse n'imyifatire y'umuntu. Iyo witwara nk'inshuti y'umuntu bituma mwembi mubasha gufungura buri kimwe, maze bigatuma mumenyana bifatika ku buryo iyo bibaye ngombwa ko mukundana bituma muba muziranye bihagije. Ikindi kandi, ubaho ubuzima bwawe. Iyo umuntu mufata nk'inshuti yawe nta rindi sezerano wamuhaye, bituma ubaho ubuzima bwawe kandi ukabaho udafite igihunga n'igitutu. Ikindi kandi, bituma usabana kandi ukamenyana n'abandi bantu mu gihe ubyifuza. Kuri iyi ngingo birasobanutse, iyo umuntu mufata nk'inshuti ntabwo akuzitira ngo ube wareka kuganiriza abandi bantu wifuza kuganira nabo cyangwa kumenyana nabo. Ikindi kandi, ntabwo wigira uwo utari we kugira ngo wemeze umuntu. Kuba inshuti n'umuntu mbere yo gukundana ntabwo bituma umuntu yigaragaza uko atari kugira ngo yemeze uwo bari kumwe, ahubwo abaho ubuzima bwe akanyurwa nabwo, ndetse icyo gihe aba afite umwanya wose ushoboka wo kumenya umuntu kugira ngo abe yahinduka umukunzi we. Reka nsoze mbashimira ku kuba mwabanye nanjye, mbifuriza umunsi mwiza. Nitwa Theoneste Munyembabazi, reka mbabwire nti obrigado.